aha Jomo ndagufashe none uburancikira hehe twarakwirukanye tugutuma ababyeyi bose bavuze ko tutazagufata ubundi se ikindi giki muri kumwe dore ukuntu gisa ese ubundi iki ngiki reba n'ibisatsi gifite aba nibo musangiye urumogi ese ubundi urumogi murunywera he mbabari umbwira umunsi ingegero ikura he ni nayo igushuka abana bikigiye koko tuzabagenze gute mara gutereka agacupa ubundi nta nubwo ubundi mwanaciringa nta n'ikintu mwaciringa nta gacupa yateretse atarakikinga kandi iyo mwicaye muba muri kuvugana bisanzwe nta gacupa aratekamo ariko mwana bafite umushiha yitonze ntabwo nyine mwavugana ibintu nk'amagambo nk'atatu cyangwa iki cyangwa muganira ibintu birenze ariko niba ushaka ko muganira akagusetsa nzovu banza utereka aho ngaho agacupa k'akanoresi ke mwabitekereje gute kugira ngo abe umuntu uza tu umubyeyi oya umwarimu yari umwarimu hariya buri nguni yari umubyeyi wanjye. Tubahaye ikaze abakunzi ba Star TV uno munsi none buri cyane ugiye uduteguriye iki nonanga aburi cyane reka nanjye bane nk'introduce ariko se kubundi bure okay buri cyane mwahaye ikaze hano kuri TV yanyu ya murakoze cyane aburi cyane ewana ubundi yego twakomeza nare bibuze uburyo n'introduce ubu ngubu rero akantu buzanisha ni ya kera kuko reka ndebe imaze imyaka igera muri 3 hafi 4 ndashaka uze kumbwira kwirijwe reka mbanze mwumvisheho gato aha Jomo ndagufashe none uburancikira hehe twarakwirukanye tugutuma ababyeyi bose bavuze ko tutazagufata ubundi se ikindi giki muri kumwe dore ukuntu gisa ese ubundi iki ngiki reba n'ibisatsi gifite aba nibo musangiye urumogi aha none se irijwi bwa mbere na mbere abantu bagomba isonera imyaka rya metero inzovu cyangwa se ari inzovu uri kubica ku mihanda bigacika ubundi ndagira ngo baze inzovu mwawe mubaze ubwo mubaze nk'iyo comedy izo comedy niza kera nase cyane wakoze cyane wakoze ibintu byinshi reka ako nyine biba bigaragaza ko nibi ngibi bigaragaza ko man umuntu iyo yakoze yarakoze baze ko nyine izo video zaziri guca ziba zikiri ku mbuga nkoranyambaga gucaracara mu bantu kandi jewe nta nubwo nzi ngo wanayibariza wayibona ute kubera iki kubera ko mani bari abantu baradukase kera cyane baraducabara na za uploading zandi hano uko nanjye ni umuntu abonye ibiganiro byawe aragikanyoye nawe uravuga ati se ati inkuru uzayitubarize Jomo cyangwa se buri cyana kuntu yakoranye na nzovu nagira ngo baze ubundi nzovu mwamubonye gute mwamutigise gute n'ibintu byinshi cyo kukubaza kuri nzovu ewana nzovu rero nzovu ewana ngo ubu ndamuhera nzovu rero twakoranye kera cyane agikora muri za Ibwemedi mwakoranye kuri Ibwemedi metre nzovu iri gusa nkaho isa nkaho icika intege mu kuntu nyine hari umuniga wahakoraga mani akoresha bari abaniga ba metre nzovu kwa ko babaga bafitemo contract hariya bambona bita rero byabaye ngombwa ko baza bakatujoininga ngo muri team yacu twebwe dufite team yacu n'ubundi babonye biri guca biba ngombwa ko batujoininga manje ubwo ati Jomo comedy yari irenze abantu bose za X Nation bose bakasuko baradushaka rero iyo twabaga turi ku isoko nka gutya nyine akaduhamagara ati se bimeze bite bakumva nyine na wenda nta hantu turi gukorera cyangwa ibiki kuko hari igihe byangaga nyine abanyarwanda mabizi twabateye stories z'ukuntu channel zacu bazitwibaga kera cyane hagere rero twagiraga tugafata wenda nk'amezi nk'abiri twicaye ukajya kubona nka ko uri umukira kubwa ati se ko wicaye tutari kubona imizigo yawe baradukurikiranaga buriya ibintu byose gake ibintu byose ntago nzovu yafata umwanzuro wo kuza gukorana namwe noneho bavuga ati abantu ndabona bafite mani power bafite ejo hazaza kabisa reka tuba joining bari biba nyine birangira nyine batujoininze byageze aho nyine baradupropose batubwira ati se bimeze bite ngo baze badusinyisha contract natwe nyine tuba joining turabwira ati reka niba uri kureba neza warebye iyo video nimba uyifite ari video yose ndayifite kabisa uze kureba mani twebwe twagize nyine baratujoininze muri team yacu baza gukorera kuri set yacu twe twari kameraga ibintu byose tukabyeditinga bera n'ibyo babyeditingaga n'ubundi ibintu byose kabisa rero nyine twebwe badugejejeho igitekerezo birangira tuvuze ati ntari bitwaza tugakora
ahubwo bari nzovu mani dutere story inzovu ubundi yitwara gute kuri set n'abantu bamubona ku biganiro ubundi kuri set inzovu babimeze inzovu mani arashimishe cyane mani yakoranye n'ubumubona mu biganiro nako ni mu muzosanzwe niko ameze mani mu kwitera story bisanzwe noneho yamara gutereka agacupa ubundi nta n'ubundi mwanaciringa nta n'ikintu mwaciringa nta gacupa ateretsemo atarakikingana kandi iyo mwicaye muba muri kuvugana bisanzwe nta gacupa aratekamo ariko mani aba afite umushiha yitonze ntabwo nyine mwavugana ibintu nk'amagambo nk'atatu cyangwa iki cyangwa muganira ibintu birenze ariko niba ushaka ko muganira akagusetsa nzovu banza utereka aho ngaho kagacupa k'akanoresi ke munywe nimumara kunywa ewana mutangire mutere story ewana nzova zakurambika hasi ewana uzavuga ati cyaze kabisa ninde noneho wazanye iriya story kuvuga ati mukine nzova ari umutica wawe cyangwa se ari umwarimu wawe avuga ngo nguriye ikirara none akaza no gusanga n'umubyeyi wawe nawe ari ikirara cyane ni ukuvuga ngo twebwe mani twarandikaga bro twarandikaga ngewe nyine ni kwa kundi mani utekereza kicoka avuga ati ariko uno munsi twakurikira ukabitekereza wumve ngo biriya bintu rero nubwo ubona ko ari projenere cyangwa ari igitekerezo kirekire uvuga ati nk'ubu warabitekereje gute ntabwo ari ibintu byansabaga ibintu bya danje cyangwa hari ukuntu abaga niryame mani nkitekerereza avuga ati ariko ubundi umuntu ntabwo yakina umuntu ari umunuza ari umubyeyi w'ikirara urumva ibintu nk'ibyo ngibyo wabitekereje gute kugira ngo abe umuntu uza tu umubyeyi yari umwarimu hariya buri nguni yari umubyeyi wanjye noneho rero we aza ngo azaje ngo yaranyirukanye ngo kubera ngo ibintu by'imisatsi n'ibiki mani sinzi niba bazayibona bazajye kwireba ntabwo nabisobanura yagateremo gake urumva ngo ukuntu yari imeze nyine ubundi story harimo nzovu ari umwarimu wanyirukanye anyirukana rero ngo anyirukaniye ngo kuba ngo mfite ngo imisatsi ngo myinshi noneho agira imana aduhura ndi kumwe na vie wanjye we yararangije kukwirukana subiza bya bintu by'abantu base by'abarimu byo kuguteza ababyeyi ngo ibiki n'ibiki ubwo batangiye ngo kuvuga ngo noneho oya ubwo ntabwo abanje kumenya ko ari umubyeyi wanjye ko yaramurebye abona nawe ukuntu ameze abona ntabwo ari umubyeyi wanjye abatse nk'uru n'uruturago yatazi ko ari iki ari umubyeyi wari matuka mpitamo bwata ariko ucunge neza ngo uyu ni vie atavuga ngo ngo ntabwo ntangira kumvuga neza ibiki n'ibiki noneho atavuga ngo se ngo wa mubyeyi we ngo umwana wawe yatunaniye ngo ibiki n'ibiki ngo dore ngo byagenze gutya ngo namwirukanye afite ngo kubera imisatsi none reba ngo n'ubu ntabwo arayogosha akahita vie none akatavuga ngo ngo nakubwiye ngo uzaterekeho nuza ngo uzakarage utereke ibintu by'ibidirede agasanga ubwo ibintu ari kumbwira naritondaga cyane agavuga se ngo gacupa ngo ibiki ngo umwana ngo yambaraga amacupa avuga ngo noneho vie akatavuga ngo shango we ngo kandi nzagukubita cyane ngo gute wambara ngo agacupa kandi nakubwiye ngo wowe uzoterekamo n'amadeshiri n'ibindi akavuga ati ngo kandi wabyeyi ngo wajya ngo urumogi ibintu nk'ibyo muvi akatarakara akatavuga ati cunga sana wowe yani gutya imeze ntago nagenda nka nyirondogure yose ariko abaze kujya kuyireba barebe koko projet ikintu twashaka kubereka nuko umuntu ntago aba yaraje ngahisaza ngo muri sinema ntago bibaho umuntu nyine araza gake urakora mani hanigiye mani unakora ugahira ni uziko ari abantu bamaze imyaka 15 bakora se ariko ukabutana mumenya ariko wenda nyuma ukazajya kubona rwose akoze nk'akantu ukagira ngo muramumenye so nanjye rero mani twarakoze turakora papa nimba natangiye muri za 2019 noneho se buhariya 2019 papa uzubwo imyaka nabaga mfite mike cyane abaga ndi umupeti n'ubu ngundi umwana mubonere nk'ibyanwa ni mugiye ngo ndakuze reka mwese abantu muri kubona uyu ni petit frère buri nguni n'umwana urumva kandi na buri nguni n'umwana ntago turabana bakuru kuryo nyine nko mu myaka 10 iri imbere nibwo wenda bazaba bari kuvuga ati washanga umuntu kuba basore kabisa turikubonamo baya muri basore uko nubundi urumva mwihirinze kera mukira abana none se buriya kuri Nzovu neza kuri set Nzovu kuriya abaganira no guseka Nzovu ni wa muntu ufata script mu mutwe cyangwa murakora gahita yizanira ibintu byewe bande abantu babuze Nzovu nago wamuha script mu mutwe ngo ayifate reka abari kati n'abana babibona azayibona
aba ari gake gake man, nyine umugenzi agacyumuha utuntu tworoshye akaduha, hari n'igihe umuha ibintu bigoranye ukavuga ati rero reka ngoreke script, ariko nyine twe twaramugoragoza, uzi ukuntu none yadukundaga se kubera ko nyine twaramworizaga, kuko hari igihe twabaga twanditse nk'ibintu twayimuha tukabona ntabwo arabishobora, tukabona byanze neza neza, tukavuga ati ukuntu tubishaka si uku nguku, kandi man njyewe buriya niyo ngiye kwandika ikintu sindi mu bantu biyeranja, njye nibo nk'umukinnyi yabuze kuri set sinaza mvuge ngo ndahita mbihindura ukundi kuntu, njye niba nanditse ikintu mvuga ati uyu muntu arakwirwa arafitinga n'iyi role akabura, birarangira nkazamutegereza igihe azazira tugakora, mugakora iyindi, apana kuvuga ngo turagira ngo turabigorombyora ngo nyine bino by'abantu basanzwe subize se umuntu na main actor arabura ngo yagiye ahantu ntibabivuze ntibagize ute, ibyo ngibyo rero nje ntabwo ari komeze, niyo mpamvu ndi kukubwira ati ewana boro ndi kubatamo zizaba zirenze, ntabwo ari ibintu twakongera kuzivuga kubera ko baraje bajye batubwira muri comment, kubera ko man sha ni atari man, ntabwo ibintu byo kwiranja ntabwo ari fresh, ibintu byo kwiranja muri iki gihe abanyarwanda nawe marajijutse musigaye mubizi murabibona mukaza muvuga ati sha usanarebe nabo se byuze saba ari kugabanyuka se, ari kugabanyuka uko batangiye siko buri kumuragiraho agatanya gutanga kayite z'ubufu, kubera iki kubera ko babona ngo bafite nyine abantu benshi bari kumureba, ariko ibyo ntabwo ari byo byiza, ahubwo wakabaye uhura utanga kayite noneho irenze karite bawukundiyeho ukisumbura ahubwo ukisumburaho ku buryo nyine bavuga ati uyu muntu kabisa, hari n'abantu batangiye filime rega ntabayikunze, ariko yabona uri kugenda wisumbiraho akabona hari ibyo arakundamo akavuga ati noneho irekanye inkomeze nyirebe, naho kuvuga ngo uratanga ibintu bimwe cyangwa uragabanyuka, akugiye ugabanyuka watanga ibintu bimwe basi byibuze abantu bagukunda bagahora bavuga ati tumukundira iki ngiki, aho kugira uhita ujya hasi, naho kugira ujya hasi, kuko na filime man hano mu Rwanda niyo mpamvu nyamafilime menshi tutaratera imbere, that's why njye nshaka abantu b'abashoramari, umuntu wizeye ufite ibiceri njyewe zaza n'amafaranga tereka hano ku meza nkwereke akora ibintu bizima, nkwereke ibintu ngukorera papa utuvuga ati cyaze kabisa, baba bibaraguza ngo narebye muri iriya ntuza yanyu iriya kara filime mwakoranye na Nzovu, kuko harimo amakati menshi cyane kabisa, mwabwira gatatu Nzovu vuga gutya na gutya, oya bavuga akantu ugasanga avuze ugakata ugakata kugira ngo bihuze nyine ukabihuza kugira byibuze ubigorombyore bimere neza, byabaga ari cyaze nyine umuntu uzi kweditinga, ubundi Nzovu niwe mu biganiro, naho filime zo nyine biba bigoranye, ariko urabona ko yanaje mu biganiro ahindura ibintu uzanamurebe buriya no muri zira, ahubwo njye nibaza biraza nkuzanye na Wambogo n'ibiki, aho kwabaga ariko umenya hari Shaburese yavugaga ibyo ashaka, ntabwo wandikaga hariya, ntabwo wandikaga bavugaga ibyo bashaka, wenda bakavuga topic ni kujyana gutya, naho kuvuga ngo uramwandikira Nzovu ntabwo wamwandikira ngo bishoboke, ntabwo bibaho nyine biba bigoranye cyane, ariko nanone ntiwamurenganya, buriya mu Rwanda agiye ikintu nshaka hari n'ikintu abadirekita bo mu Rwanda bakora kitari cyo, ugasanga abadirekita bo mu Rwanda barimo barasaba ibintu byinshi batahaye umukinnyi, urabwira umukinnyi nibwo akiza ngo hiturira nese ararira kuri se ararira, ibyo ntabwo byigera mu byitoza, ibyo rero nibyo rero nyine nawe ndi kuvuga ati nshaka guhindura muri ibi bintu by'intuza bya sinema man, umuntu agiye kuzaza abanza afate byibuza igihe cy'ukwezi abakinnyi bari kumwe, tube turi kuba ahantu hamwe twituza tunamenyerane, akuzi kubwira umuntu ntumuzi ntugira ute, hari aba bantu baba bafite impano pe ariko bagira isoni ku bantu bashyashya, rero uwo muntu yo nyine kujya yisanga muri iyo timu yanyu, ubundi kugira ngo mukorane neza mani bisaba kuba uri kumwe na iyo timu yisanzuyeho muziranye, ku buryo nyine wumva ko ntari ibintu byose nta kibazo, rero kutuvuza umuntu ukahita umubwira ngo ukora ibi n'ibi mutaziranye mani, anahageze hari n'igihe noneho usanga umuntu arabuze kuri seti wari ubizi, usivuga ati reka tumusimbuze undi, ngo nta wundi muntu ufite, mukahita mutangira kubaza nta wundi muntu ufite, akataza wenda nk'umuntu wenda nimba ari umupapa wari wabuze, akataza undi w'umwana ngo niwe mugiye gusimbuza umupapa, hari agaseri gatoya ari ahantu agiye gushutinga filime, tubura umuntu uza umupapa mukuru bari yavuze ngo ari buze wo muri urwo rugo, dusanga yagize ikibazo yaje, naho turavuga ati rero mwakareka tukazakora ubutaha tugakora indi mufite ngo hoya ngo tugomba gukora
ugasanga umupapa musimbuje umusore w'imyaka 25. c'est ça ngayabaze imyaka 25 aragaragara aragenda ugaragare ngo umuntu yabyaye nawe afite indi 20 aramuruta abamuruta ntabaramuruta ubwo se urumva nyine ni ibintu bitubona ko ari comedy ari ibintu byo kwiranja kandi ntabwo ari fresh band buri ikintu cyagihari dutegure man dureke gushaka amafaranga cyane kurusha cyambere no kubanza kurusha nyine kwereka abantu ibintu byiza ko ikintu cyiza ninkora buri abantu nuko bavuga ngo isoko ryacu kuri YouTube niyo mpamvu bashora makeya ntabwo wakora ikintu cyiza ndaguha urugero ngaho mu rugero reba Soroba yakoze La De Forest cyakora abantu bo hanze se bayiguze niba ari abafaransa niba ari abaki base bayiguze iriya yari nziza kabisa none se kuki nyine bayiguze suko yari nziza se zakorewe no mu Rwanda bivuze ko nawe aho uri hose wakora ikintu kimeze neza watayemo amafaranga ntunagicururize kuri YouTube ukajya abandi bantu bakagijya even kikajya no compete kikajya gukompeta na hanze y'u Rwanda muri za East Africa muri za Africa hose cyane mu kubindi migabane ntabwo ibintu byo kuvuga mani ngo utagitinga YouTube hani gishobora no gukora utagitinga YouTube mu Rwanda ukatagitinga za Netflix why not ariko hari bara n'abantu rega babikora natwe turi abantu biri kuvuga ko hari umunyarwanda ugiye gutanga film kuri Netflix nziza cyane bibaho cyane mani buriya kandi noneho n'umuntu ubona amafaranga menshi ntago ari abantu bakora ngo zino bolo zo kuri YouTube ko YouTube ntago YouTube yegura yabona ariko aba ari makeya ikiza nuko wenda cyeke iyo hajemo ngo ama advert n'ibiki n'umuntu uri gutagitinga YouTube wenda uvuga ngo wenda ibyo bintu ngo abantu bo hanze baraturenza cyangwa ibiki wenda ibikoresho cyangwa ibiki byose bari ibikoresho hari iki ushobora gukora ibintu wenda utagitinze YouTube ariko ukoze ikintu cya karitemane n'abantu bakwamarizamo ko viewership yabo iri hejuru cyane urugero wenda na za Metre Nzovu ureba ukuntu zabaga zireba Metre Nzovu yateye urumva uko urumva namwe kugira ngo Nzovu munamuzane cyane muri zira nota manje kumubona muri kuri Metre tubaje kubona flopings atakigaragara ntago yagaragaraga ahantu abo icyo gihe yabaga ari guhomora ariko avuga atarindwa mu bicyane Zavara yararindwaga okay kuri uno munsi rero buri cyana nibi yari yabateguriye bagira ngo tuzasubire ubutaha nongeye kureba kabisa sasa umunsi mwiza